Hello Pioneers, reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. So muri video tutorial y'uyu munsi cyangwa se mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga kuri update za Pi Network, aho bari kugenda bashimira abitwa aba moderators. Ndakeka buri wese arabazi, ariko n'utabazi agomba kubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo moderator ni abantu abo ari bo bose baturuka mu bihugu bitandukanye bagira uruhare mu kumenyekanisha amatangazo ya Pi Network, mu gusobanurira ibitagenda neza, mu gufasha abantu. Abo bantu nibo bitwa aba moderator, nibo Pi Network cyangwa se Pi Core Team iri kugenda ishimira. Okay, hanyuma moderators rero Pi Network cyangwa se Pi Core Team iragaragaza ko nibura aba moderator baturuka mu bihugu 68 ku isi yose ndetse no mu maregion atandukanye, ari bo batuma uyu mushinga wa Pi Network ubasha kugenda umenywa n'abantu benshi, ndetse abantu benshi bakagenda bawiyumvamo. Hanyuma ikindi 75% by'aba moderator usanga bavuga indimi zitandukanye, ari byo bifasha uyu mushinga wa Pi Network kuba waba spread cyangwa wakwirakwira mu bihugu bitandukanye, kandi ukumvugana buri wese mu buryo buri roko, mu buryo bw'iwanyu. Nimba ari mu Rwanda mu mudugudu, nimba ari muri Amerika mu mudugudu, nyine akaba umushinga ubasha kwinjira deeper, ukagenda ukagera kure cyane. So ibi biterwa n'icyo bita multilingual cyangwa bilingual, kuba abantu basobanura cyangwa se aba moderator nibura babasha kuvuga indimi zirenze ebyiri, indimi 3. Ugasanga mu moderator avuga indimi nk'enye cyangwa se yumva indimi 4. Ibi ngibi rero bituma habasha gukreatingwa imyumvire y'umushinga wa Pi Network ku buryo buri lokale. Ikindi hari amachat room, ngira ngo amachat room yagiye creatingwa n'aba moderator murayazi muri Pi Network, aho buri mu pioneer wabaga afite ikibazo yandikaga ikibazo cye bakamusubiza. Ibyo ngibyo murabizi, ni nk'ibi ngibi n'ubundi nyine ni ibintu biba bijya kumera gutya, ukaza ukavuga ikibazo cyawe, then moderator kubera ko aba bisobanukiwe neza cyangwa se yumva indimi zitandukanye akaza akagusubiza. So aba moderator rero bashimiwe ku buryo bukomeye cyane na Pi Core Team. Hanyuma nyine impamvu bari kubashimira no ko bakoze akazi gakomeye, ubundi bakabaye bahemberwa amafaranga, ariko ntago nyine nta mafaranga bahembwe, gusa uko igihe kizagenda kiza ibijyanye n'amafaranga nyine urumva nibyo biri kwa approachinga, kubera ko turi kujya muri Open Mainnet. So ndumva ari ibyo ngibyo rero navuga ku ba moderator, ariko wenda ntarasoza. Moderators hari ibyo bafashije gusubiza ibibazo bitandukanye, kumenyesha amatangazo, kwerekana process za KYC, ndetse n'ibindi bibazo konti z'abantu ziba zaragiye zihura nabyo, ndetse n'ibindi byinshi aba moderator bakoze. Urumva ko ni abantu Core Team yagakwiriye kuba ishimira ku buryo bw'umwihariko, kubera ko bakoze nyine ibintu by'indashyikirwa kandi basa nk'abari kwikorera voluntarily, nta kindi kintu bagamije. Akandi kantu wenda mwari mukeneye kumva ni akantu kajyanye na Open Mainnet. N'ubundi bongeye barakavuga, bavuga ko Open Network cyangwa se Open Mainnet igomba kuranshinga muri Q1 2025. So ibi ngibi byamaze kubihame, byamaze kuba itegeko, nta muntu ugomba kubitindaho. Ubwo nyine reka twicare twitegure turebe ko aya mafaranga tuzayarya. So guys, thank you so much. Nimba utarakora migration, nimba hari ikindi kibazo ufite, nimero yacu iri munsi y'iyi video, jyaho utwandikire. Ndi moderator, ndagufasha ku buntu, nta kibazo. Thank you so much for watching this video. See you.